Muraho neza, waba ufite indoto zo kwiga muri Amerika, murakaza neza kuri gahunda ya Sunrise Mentorship. Iyi gahunda ni abanyeshuri baranje senior 6 b'indashyikirwa, abanyeshuri batsinze neza ibizamini byabo by'amashuri yisumbuye. Bashobora kujya muri gahunda ya Sunrise Mentorship bagahabwa ubufasha bwo gukomereza amashuri yabo muri kaminuza muri Amerika. Ushobora kwibaza gahunda ya Sunrise Mentorship igufasha iki? Icyambere igufasha kuba wakwishyurirwa full scholarship muri kaminuza zo muri Amerika. Icya kabiri igufasha kuba wahura n'abajyanama aribo twita aba mentors mu rurimi rw'amahanga biga muri kaminuza zo muri Amerika. Icya gatatu ikwishyurira amasomo n'ibizamini bya Duolingo, TEF na SAT bikenerwa muri kaminuza zo muri Amerika. Icya kane ikwishyurira transport, internet bigufasha mu kwiga n'ibindi ku buntu. Gusaba ubu birakomeje kugeza tariki 30 Werurwe 2025. Kuba barakoze application mbere ya tariki 21 Gashyantare 2025 twabasaba gusubiramo kuko habayeho amakosa mu ikusanyamakuru ryacu. Iseguyeho ku kibazo cyose byaba byarabateje. Ubu twashyizeho umurongo mushya mwatangiraho ubusabe ariwo www.sunrisementorship.org. Ntutegereze, kora application mbere ya tariki 30 Werurwe 2025. Turashishikariza abakobwa aribo bari b'igihugu kwitabira. Akenshi iyo bavuze ngo Belgique iri kugenda ku Rwanda, Belgique iri gusabira ibihano u Rwanda, Belgique ububirigi mbega mu maziminsi mubibona umwuko utari mwiza hagati y'ububirigi n'u Rwanda, mwarabibonye binamaze igihe. Iyo ibyo byose bari kubivuga ahanini ukumva ngo nko mu nama wahagurutse uhagarariye ububirigi ngo ari gusabira u Rwanda ibihano cyane, akenshi izina rikunze kugaruka ni Maxime Preuve. Uyu nguyu niwe wungirije premier ministre wa Belgique ndetse akaba ari nawe minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubundi. Uyu mugabo yabajijwe ibibazo bikomeye cyane muri kano kanya ngira ngo tuze kumva. Ni ibibazo amaze kubazwa mu kanya hashize amasaha make. Cyane uyu mugabo ni wakunze kugaragara ari kubwira bino bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi biherutse no gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda, ababwira ati mufatire u Rwanda ibihano nubwo hari byinshi yasabiraga u Rwanda bitarafatwa. Ariko nanone uyu mugabo iki kibazo bakimubajijeho, bamubajije ati kwivanga kwanyu nk'ububirigi musabira ibihano u Rwanda, muri gusabira ibihano M23, ati ni nabyo byatumye M23 itajya muri ya nama yagombaga kubera muri Angola kubera ibihano byatangajwe ku wa mbere. Inama yagombaga kuba ku wa kabiri, ni ibihano byatangajwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bifatirwa abayobozi ba M23. Icyo ni kimwe mu bibazo bamubajije. Bamubaza ku byerekeranye n'u Rwanda, kuki bagenda ku Rwanda, ibyo byose yabibajijwe. Ariko ndagira ngo uze kumva ibisubizo yasubije ibisubizo ubona kanagaragaza ko ahubwo u Rwanda rukwiye gufatirwa n'ibindi bihano byinshi cyane birenze. Reka duhere ku kibazo cya mbere. Uno mugabo uyoboye ububirigi yakomeje kugenda cyangwa se ubuhagarariye ukomeje no kugenda asabira ibihano u Rwanda. Mu magambo ye ibisubizo yagiye asubiza, reka tumwumve hano. Vous savez, il n'y a pas de parti pris pour un président ou pour un régime. C'est un parti pris pour le respect du droit international. Et c'est ça manifestement que M. Kagame a du mal à comprendre, probablement parce que ça sert évidemment ses intérêts et la manière de présenter fallacieusement. Byonyine hano tugeze ngira ngo uno mugabo uramwumva Maxime Preuve, minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubundi w'ububirigi bwamaze gucana umubano n'u Rwanda ku mugaragaro. Ariko uno mugabo bamubazaga ku byerekeranye no kuba u Rwanda ruvuga ko u Rwanda rugaragaza ko ububirigi bubogamira kuri Kongo. No mu iretere byarasohotse u Rwanda ruvuga ati ububirigi bwafashe uruhande ntabwo bwakagombye kuba bubogamira ahantu hamwe cyangwa ahandi. Uyu mugabo minisitiri w'ububanyi n'amahanga Maxime Preuve w'ububirigi yatangiye avuga ngo twebwe nk'igihugu cyacu cy'ububirigi nta ruhande na rumwe tubogamiyeho, ntabwo tubogamiye ku muperezida runaka, nta nubwo tubogamiye ku butegetsi runaka. Ati twebwe icyo dushyize imbere tugenderaho nk'ububirigi ni ukureba amategeko mpuzamahanga ko yubahirizwa. Nicyo dushyize imbere. Ngibyo rero ngo perezida w'u Rwanda avuga perezida Kagame ngo ntabwo ibyo ngibyo abyumva neza, ngo bitewe n'uko we ino midugararo n'ibibazo byose bikomeje kuba muri Kongo biri mu nyungu ze, cyangwa se situation nk'iyi itari nziza imeze nk'iri gukorera inyungu ze. Niko uno mugabo yakomeje abivuga.
la situation, il assimile le volontarisme des pays européens et de la Belgique à une démarche anti-rwandaise, alors que nous sommes d'abord et avant tout pour le droit international. ati twebwe muri kano kanya arashaka gufata ino situwasiyo yavugaga perezida w'u Rwanda ngo ino situwasiyo iri kuba ibibazo biri kuba agashaka kuyihindura ngo bayigire nk'aho ari ububirigi buri kwanga cyangwa se burwanya u Rwanda. Turi muri gahunda yo kurwanya u Rwanda hirya no hino hose, ariko mu by'ukuri twebwe icyo turi kureba ababirigi n'ibindi bihugu byose turi kureba iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamahanga, quel que soit l'endroit du territoire mondial où celui-ci est mis à mal. L'Ukraine, au niveau du Moyen-Orient, mais aussi au niveau... ati ngira ngo urabizi amategeko mpuzamahanga yangijwe cyangwa se arenzweho. Ati ibyo byagiye bigaragara, twebwe tugaragaza uruhande duhagazeho ko ari uruhande rw'amategeko mpuzamahanga. Ati wabonye ko yaba muri Ukraine, ubwo Ukraine basagariraga ubusugire bw'igihugu cyayo, ububirigi twagaragaje uruhande duhagazeho ko duhagaze ku ruhande rwa Ukraine yari yinjiriwe. Ati mwarabibonye mu ntambara ziza mu burasirazuba bwo hagati muri Middle East. Ati mubona ko buri gihe tugaragaza uruhande duhagazeho. Ati ni no muri urwo rwego rero natwe iyo tubonye amategeko nk'uko twabigaragaje ahandi aho ububirigi tuba duhagaze hangijwe amategeko mpuzamahanga, kimwe no mu karere k'ibiyaga bigari naho twagaragaje uruhande turiho ko ari uruhande rwo kurengera amategeko mpuzamahanga. Des Grands Lacs. Alors prétendre que c'est parce que nous serions sert de prétexte pour peut-être ne pas prendre part au de garantir surtout la sécurité de tous. Le M20. Ndetse uno mugabo yakomeje avuga ngo ibyo ngibyo byo kuvuga ngo impamvu M23 itagiye muri ariya itagiye Rwanda kandi yagombaga kujya muri ariya masezerano ariyo n'ibindi byose bari kugenda bavuga. Ati ibyo byose ni nko kugerageza gukinga kibaba cyangwa se gupfuka ibikarita abantu mu maso bababeshya, ntago ari ko kuri. Ati twebwe icyo twifuza nka Belgique nuko ibihugu byose byubahana ubusugire bwabyo, ikindi bihugu byose bikagira umutekano urambye. Umunyamakuru yahise akomeza amubaza kino kibazo. Umunyamakuru yamubaje ati M23 ihagarika ibiganiro byo kujya i Rwanda byagombaga kuba kuwa kabiri ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu. Umunyamakuru yabajije uyu Maxime Préfet aramubwira ati M23 yavuze ko ngo ibi bintu bitaba ari byo, iri gutumirwa ngo ijye ku meza y'ibiganiro gukemura ibibazo bafite. Ako kanya nanone abazungu cyangwa se abanyaburayi mukahita muyifatira ibihano. Ati ibyo ngibyo nibyo byatumye M23 itajya muri biriya biganiro kandi byari gutanga umusaruro, aho M23 yagombaga guhura n'ubuyobozi bwa Kongo. Ati M23 yavuze ko mwayifatiye ibihano kandi wari umunsi n'ubundi wo kujya mu biganiro. Ati ibyo ngibyo M23 ikabona ko bitaba ari byo kubatumira mu biganiro munabafatira ibihano. Territoires ou dans l'espace aérien sont interdits au niveau européen. Ça n'est pas le cas hors du continent européen, et donc ça n'empêchait nullement les représentants du M23, s'ils en avaient eu réellement la volonté. Uyu mugabo yakomeje asobanura ati ibyo ngibyo nabyo ntago ari byo. Ati kuba ibihugu bigize umuryango umwe bw'uburayi twarafatiye ibihano M23 buri bukijya mu biganiro byari kubahuza na leta ya Kongo bakabigira urwitwazo, ntago ari byo. Ati kuko ibihano twebwe twari twafatiye M23 ni ibihano twari twafatiye bamwe mu bagize umutwe wa M23, ntago ari bose, ni bamwe bakomeye muri bo cyangwa se bamwe muri bo twari twafatiye ibihano. Ati ikindi mu bihano twari twafatiye M23 umuryango w'ubumwe bw'uburayi ni ukubabuza ko nta ngendo bemerewe zijya mu bihugu by'uburayi. Atari ko ntago twari twabafatiye ibihano bivuga ko batemerewe kujya muri Angola. Ati iyo bari abashaka kujya muri biriya biganiro koko bari bagishaka kuganira na Kongo bari gufata indege bakajya muri Angola, kuko twebwe ibihano twabafatiye harimo ko batemerewe kuba baza mu Burayi kandi Angola ntago ari Burayi. Sesa nakomeza avuga ati ikindi ikikwereka ko M23 ibeshya atashaka kujya muri biriya biganiro. Ati ntago ari ubwa mbere yari ifatiwe ibihano. Ati ibihugu bigize umuryango umwe bw'uburayi n'ubundi byari bifatiye M23 ibihano, ntago byari kwita byica ibiganiro. Ati kuko si ubwa mbere bari bafatiwe ibihano. Ati kuko yaba Ubwongereza bwabafatiye ibihano, yaba Amerika, yaba Canada, yaba Ubudage, abo bose n'ubundi bari basanzwe baragiye babafatira ibihano. Et donc, quand vous avez autant d'acteurs de la scène internationale qui dénoncent vos agissements, il faut peut-être alors se dire que le problème est réellement dans le comportement qui est le vôtre. Et
ndetse uno mugabo yakomeje anavuga ati ahubwo icyo ni ikintu bose bagomba no gucunga, kuko nimba ibihugu byinshi mpuzamahanga cyangwa se abantu benshi n'ibihugu mpuzamahanga bikomeje byose guhuriza ku kintu kimwe bakabafatira ibihano bakamagana ibikorwa muri gukora, ikigaragara cyo icyo gihe nawe uba ukwiye gucunga imyitwarire yawe, kuko ikibazo ngo kiba kiri mu myitwarire yawe nimba abantu bose batangiye kugufatira ibihano cyangwa se kugaragaza ko badashima ibyo uri gukora dans le comportement qui est le vôtre et pas parce que tous ces autres pays auraient décidé de se coaliser pour vous embêter. Ati ibaze ko ibihugu byose bingana gutya byahisemo kwishyira hamwe kugira ngo byamagane ibyo mukora cyangwa se banenge ibyo mukora, ari rwo rwego rwo kubafatira ibihano. Donc je crois qu'il faut être lucide sur les faits et ndetse Maxime Prévost yakomeje anavuga ati nicyo gihe kigeze ngo buri ruhande rwose rufata uruhare rwarwo cyangwa se rwemera uruhare rwarwo, ndetse banamenye ko iyi ntambara cyangwa se bino bibazo biri kuba muri Kongo bitakemurwa n'amasasu cyangwa se n'intambara, ahubwo ko bino bintu byose bigomba gukemurwa binyuze mu nzira y'ibiganiro. Kwibutsa ko Ububiligi buri kuvuga hano ngo intambara ntabwo yakemura ibibazo ngo keretse binyuze mu nzira y'ibiganiro. Biravugwa ko hashize nk'iminsi ibiri bivugwa ko Ububiligi bumaze koherereza indege z'indwanyi cyangwa se na za drone zo kwifashisha mu rugamba bazoherereza igisirikare cya Kongo, ariko hano bari kuvuga ati nanone ntago amasasu cyangwa se urugamba aribyo bigomba guhagarika intambara. Umunyamakuru yakomeje nanone amubaza iki kibazo. None umunyamakuru yamubajije ikibazo cyiza amubwira ati urumva ukomeje kuvuga ku byerekeranye n'ibihugu mpuzamahanga ngo byafashe ibihano ukagaruka kuri iyo miryango mpuzamahanga, ati mu gihe u Rwanda rwo ndetse n'abandi banyafurika bose n'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afurika bagendera ku ngingo cyangwa se ijambo rivuga ngo ibibazo by'abanyafurika bikemurwe n'ibisubizo by'abanyafurika. Ngira ngo n'ejo bundi mwarabonaga abayobozi babivuga bavuga ati twebwe dukeneye ko ibibazo by'abanyafurika byakemurwa n'abanyafurika, nimba abanyafurika bateguye ngo bagiye guhura wenda bahurire muri Angola bakemura ibibazo byabo, ukahita ubona abanyaburayi bahise bafata ibihano babibarunzeho. Ati icyo gihe muba mutari gushaka ko ibisubizo by'abanyafurika biva mu banyafurika. Nicyo n'umunyamakuru yamubazaga ati icyo ngicyo kivuga iki? Kivuga ngo ibisubizo by'abanyafurika n'ibibazo by'abanyafurika, ibisubizo by'abanyafurika. Ari ngo kuvuga ati ko baba bagaragaza ko Ububiligi bwivanga cyangwa se n'abandi kuki mutari ko ibibazo by'abanyafurika ngo bikemurwe n'abanyafurika. Uyu mugabo Maxime yakomeje asubiza iki kibazo avuga ngo ibyo rwose ni byiza nta nubwo tubirwanyije, ati twebwe ahubwo nk'Ububiligi icyo tuba tugamije ntago ari ugusimbura abo bayobozi ba Afurika, abo baperezida ba Afurika kuba bashakira ibisubizo Afurika yabo, ati ntago ari cyo tuba tugamije. Kugira ngo unabyemere neza wabonye ko nta gihugu cy'i Burayi kigeze kiza nk'abahuza ngo kije nk'abahuza guhuza ibyo bihugu biri mu bibazo aho mu burasirazuba bwa Kongo. Atoya ati nicyo kikwereka ko twebwe tutagamije gukuraho icyo kintu kivuga ngo ibibazo by'abanyafurika bikemurwe n'ibisubizo by'abanyafurika. Atubibonera ko nta twabaretse tutigeze twivanga wenda ngo uvuge ngo tugiye kuba abahuza. Ati abahuza b'ibyo bibazo biri kuba n'ubundi n'abaperezida ba Afurika. Plusieurs nations qui sont sensibles aux enjeux des droits de l'homme, du droit humanitaire et du respect des lois internationales, et c'est le cas de la Belgique, s'émeuvent de ce qu'ils constatent, et donc il est légitime qu'ils réagissent en souhaitant, à travers les sanctions, faire pression sur le régime rwandais qui insidieusement, par le biais du M23, perturbe effectivement tout l'est du Congo. Ububiligi nk'ibisanzwe n'ubundi ndagira ngo mve amagambo n'umugabo yakomeje asubiza. Uno mugabo Maxime Prévost w'Ububiligi yakomeje asubiza ngo ntago twebwe turi gutuma Afurika itikemura ibibazo byayo, ati ahubwo twebwe nk'ibi bihugu birimo Belgique ndetse n'ibindi bihugu bihangayikishwa cyangwa se byubaha cyane uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ko ikiremwa muntu cyagira amahoro, binubaha amategeko mpuzamahanga. Niyo mpamvu twivanze muri iki kibazo ngo tugaragaze uko kimeze, bitewe n'uko tuba duhangayikishijwe n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse tunahangayikishijwe n'amategeko mpuzamahanga ko nta gihugu kigomba kuyarengaho. Ati niyo mpamvu twakomeje kugaragaza ko ibino bibazo byose biri kuba muri Kongo biri guterwa n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse tukanakomezana n'ubu dusaba ko u Rwanda rwafatirwa ibihano, kuko u Rwanda nirwo ruri gukoresha M23 mu rwego rwo kugira ngo kano kavuyo kose n'izi ntambara zose zikomeze ngo zibe muri kano karere. Uyu ni Maxime Prévost w'Ububiligi, niyo magambo n'ubundi yakomeje kuvuga. Wumva ko n'ubundi ibyavuzwe byose mubano guhagarara nta kintu kimwe byahinduye ku myumvire y'uyu mugabo cyangwa se ngo bihindure ku myumvire y'ubuyobozi bw'Ababiligi. Na n'uyu munota iki ni ikiganiro akoze muri kano kanya avuga ati ibibazo byose n'ibiri kwangirika byose ni ibiri guterwa n'u Rwanda.
cyane ko nanone ibi atari ibintu bigomba kwihanganirwa ngo tubiceceke kuko bari kurenga ku busugire bw'ikindi gihugu bakangiza uburenganzira bw'ubusugire bw'ikindi gihugu. Ahubwo tunabona ko ibyo bintu bishobora kuba binini cyane bikaba byaba n'intambara y'akarere kose, atari mpamvu dusaba abo bireba bose kubyinjiramo natwe ubwacu bitureba, ndetse by'umwihariko n'abayobozi ba Afurika bakabyinjiramo cyane kugira ngo kino kibazo gihagarara, amahoro agaruke vuba kandi byihutirwa. Umunyamakuru yabashije uyu w'Ububirigi Maxime Prévost arongera aramubaza ngo none se mbere ikibazo cya nyuma kugira ngo dusoze, ikibazo kijyanye n'uko Ububirigi bwakomeje gusaba, Ububirigi nta hantu butageze bwarazengurutse, ati ikibazo cy'uko Ububirigi bwakomeje gusaba bino bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi guhagarika amasezerano y'ubugure bw'amabuye y'agaciro, ya kontara nyine murayizi iri hagati y'u Rwanda na Union Européenne, yuko hari amabuye y'agaciro nyine u Rwanda rwoherereza Union Européenne, ndetse ni kontara ihagaze amafaranga menshi, amamiliyari mu madolari. Maxime Prévost yakomeje avuga ngo nibyo koko n'ubundi iyo kontara turifuza ko ihagarara, bivuze ngo Ububirigi bwifuza ikintu cyose cyahombye u Rwanda cyangwa se cyaba atari cyiza ku Rwanda ko cyaba, kuko uno mugabo wumva amagambo yasubije kuri ayo masezerano bamubazaga ati na n'ubu muracyashaka, kuko umuryango umwe bw'Uburayi nubwo watanze ibihano ku basirikare b'u Rwanda bamwe cyangwa se bake, ntago bigeze bahagarika ya kontara bafitanye n'u Rwanda yo kugemura amabuye cyangwa se u Rwanda rubagurisha amabuye. Hano wumva ariko Ububirigi ubwo ukuntu bivuga, Ububirigi burashaka ko niyo kontara ihagarara. Sur la question du MOU sur les matières premières critiques, il n'y a pas une unanimité de vue du côté européen. La Commission européenne reste assez réfractaire. Uno mugabo yakomeje avuga ati nibyo koko kubyerekeranye n'ari amasezerano yo kuba u Rwanda rugemura amabuye cyangwa se yo kugira ngo u Rwanda rujye rwohereza amabuye mu bihugu muri Union Européenne, ati ni ibintu twagerageje ko byahagarara, atari ko bisa nkaho komisiyo ya Union Européenne yo itari kwita ibijyamo ngo ihagarike, iracyari kubigendamo gake, ntabwo iri kwita ihagarika ubwo buhahirane cyangwa se ubwo bucuruzi bw'amabuye y'agaciro bakorana n'u Rwanda. À l'idée de le suspendre, nous-mêmes et d'autres pays considérons que c'est juste du bon sens de le suspendre, puisque atariko twebwe nka Belgique n'ibindi bihugu, atavuze ibyo ari byo, atariko twebwe nka Belgique n'ibindi bihugu twumva ko ari ikintu cy'ingenzi ahubwo bakagombye gukora, guhita bahagarika iyo kontara yo kuba u Rwanda rugurisha amabuye uno muryango w'ibihugu by'Uburayi. Kuko twebwe dufite gushidikanya nk'Ububirigi ko u Rwanda rudafite ubushobozi bwo kubahiriza ibiri muri ayo masezerano ari muri iyo kontara yuko bugurisha amabuye ibihugu by'Uburayi cyangwa se muryango, ndetse na mabuye y'agaciro u Rwanda koko rwohereza hano, ariko wareba neza ugasanga ntago ayo mabuye uri kumenya inkomoko yayo neza neza u Rwanda rwayakuye. Ati ikindi wareba igihugu cy'u Rwanda ugasanga nta bushobozi gifite cyo kuba cyabona ayo mabuye angana gutyo ngo kiyagurishe bino bihugu by'umuryango w'Uburayi. Ati niyo mpamvu twumva ko iyo kontara ikwiye guhagarara twebwe nk'Ububirigi. La question du MOU pour les Européens fait partie des personnes soumises aux sanctions, et donc on a le sentiment que de facto ça entraîne une suspension de ce MOU, mais ça fait partie probablement des éléments qu'il faudra préciser dans les semaines qui viennent. Ndetse n'ubundi uno mugabo yasoje iki kiganiro avuga uyu Maxime Prévost w'Ububirigi avuga ati bamwe mu bantu n'ubundi bafata ibihano cyangwa se bashyigikiye n'ibihano bya mbere byagiye bifatwa, nabo bari kugenda bagaragaza ubushake ko iyi kontara yari iri hagati y'u Rwanda n'umuryango w'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yo kuba u Rwanda rubagurisha amabuye y'agaciro. Ati mu minsi mike dushobora kwakira inkuru nziza ko iyo kontara yahagaze. N'amagambo y'Ububirigi buri kugenda buvuga, ati mu minsi mike cyangwa mu byumweru bike dushobora kubona inkuru nziza ivuga ko u Rwanda baruhagarikiye ya kontara yo gucuruza amabuye muri biriya bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Urumva ko Ububirigi gahunda burayikomeje, Ububirigi bukomeje kugenda busabira u Rwanda ibihano bihambaye, ndetse Ububirigi bukomeje mu mvugo twakoresha gukomanyiriza u Rwanda, aho u Rwanda rwaba rumeze nk'aho rukura inyungu hose, Ububirigi bumeze nk'aho buri kuhataka, na n'uyu munsi umugambi barawukomeje. Ndetse nanone nk'uko uyu munsi hatangajwe indi nkuru yemeza neza, yatangajwe na ambasaderi w'Ubufaransa muri Kongo, bamwita Remy Marchand. Remy Marchand, ambasaderi w'Ubufaransa muri Kongo, yatangaje ko biriya bihano byatanzwe ku wa mbere bitanzwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ubonye bya bihano batanze, bakavuga ko bafatiye ibihano uruganda rutunganya amabuye y'agaciro rw'u Rwanda, ya Gasabo Refinery n'ibiki,
bakayifatira ibihano, bagafatira ibihano umuyobozi w'ibintu nk'ibyo ngibyo, bagafatira abajenerali b'u Rwanda ibihano. Bya bihano byose nyine bafatiye u Rwanda bifashwe n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi, bakanabifatira na M23 byatangajwe ku wa mbere. Uyu ambasaderi w'Ubufaransa muri Kongo yatangaje ko bari abantu ari amazina yose y'abantu bafatiwe ibihano, harimo n'abanyarwanda, harimo na cya kigo cy'u Rwanda, bari bose ngo ni liste yatanzwe n'ubundi n'Ububirigi. Ububirigi nibwo bwazanye liste yari amazina y'abantu bafatiwe ibihano kugira muri Union Européenne, barabwira ngo mufatire ibihano bano bantu, mufatire ibihano mu ruganda rutunganya amabuye mu Rwanda, mufatire ibihano bano bose. N'Ububirigi bwazanye iyo liste ngo bufatanije n'Ubufaransa, nibo bitangiye liste y'abantu bagomba gufatirwa ibihano. Mwabonye baba generali b'u Rwanda bafatiwe ibihano, bariya bose Ububirigi nibwo bwizaniye liste ati muhere kuri bano mubafatira ibihano, ndetse ngo bafatanije n'Abafaransa. Ndaje mu kanya gatonya twikomereze tugenda tureba ibintu byose uko bigenda bihinduka kanya ku kandi. Niyo mpamvu ngubwira ngo jya wibuka gukora subscribe aho hasi, uba ari umusanzu mwiza kugira ngo dukomeze twubake umuryango mugari wa ya YouTube channel yanyu ya Rock Entertainment. Ciao ciao.